umugabo bita Apotre Paul Gitwaza afite isanduku iwe mu rugo n'inzoka agendana mu ikoti, ndetse yabwiye umugore we ko agiye muri Amerika hari icyumba ngo atajyagamo. Agezeyo abona isanduku arikanga, ayifunguye abona Paul Gitwaza nyuma yiryamiye. Niko ko narinzi ko agiye muri Amerika, ugeze mu isanduku gute? Hari impamvu bakwanga rero, hari impamvu bakurwanya, hari impamvu bakuvuga, hari impamvu bakwigaho. Ese urakizi? Nuko imbuto iri muri wowe ari iy'umugisha. Ushaka gusubizwa vuba ahaguruka asengere bene se. Mu mitima yacu mw'iri tangiriro, uyu ni wo munezero, ibi ni byo byishimo, haleluya. Biruta ibindi dufite ni ukuba imbere zawe, uri kutubanisha, uri kuturengere, uri kutugirire neza. Umwanya wose tugiye kumara aha twumva ijambo ryawe, tunezererwe naryo mu izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nashimwe. Muraho murakomeye, muraho mumeze neza, muraho murakoma, muraho muranezerewe, muraho muguwe neza. Niba uri mu mwuka tera haleluya. Imana ibambere umugisha kandi Imana ihabwe icyubahiro. Manje gushima Imana kubw'uyu munsi, umunsi udasanzwe, umunsi w'agatangaza, umunsi ufite imbaraga, umunsi ufite amavuta, umunsi urimo gukira, umunsi urimo kubohoka, umunsi urimo gukingurirwa, umunsi urimo kwakira, umunsi urimo imbabazi, umunsi wuzuye urukundo rw'Imana, umunsi wuzuye imbaraga z'umwuka wera. Haleluya! Manje gushima Imana kubw'uyu munsi, ndetse namwe mbashimira abantu Imana yashoboje kuboneka muri uyu mwanya. Mbabwire muti amahoro y'Imana abane namwe. Murazi ko twaherukanaga kera, ariko na n'ubu Kristo yabyemeye kandi aradushoboza. Haleluya. Muri ubwo bumwe rero ndagira ngo uyu munsi wa none mbabwire ijambo rikomeye rishobora kuduhesha umugisha n'imbaraga kurushaho. Murabizi ko dufite amasezerano, ariko bura kugira isezerano kuryicaramo ni ikindi kintu. Hari uburyo bwinshi bw'imigisha butandukanye, ndetse Imana itugenera inadukingurira. Hari n'uburyo bunyuranye Imana ishobora kuguhereza, ariko kubera ko yaguhereje umutima wo kwakira ntawe ufite, ari nta mugisha ufite wo gutunga wari ufite, ari nta mibereho y'umutima utuje wari ufite, ari nta bwenge wari ufite, Satani akakunyaga, Satani akagusahura. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ndagira ngo uyu munsi rigukore ku mutima. Ndagira ngo uyu munsi iri jambo rigukingurire amasezerano yawe. Ndagira ngo iri jambo kuri uyu mwanya ribe urwibutso rukomeye, kandi rizagufasha gusoza uyu mwaka amahoro, udatsinzwe, utaneshejwe habe na gato. Haleluya. Umuririmbyi we yaririmbye ngo gira umwete winjire mu maraso ya Kristo, niho uzakurwaho inenge zose, umutima wanduye uzacya, ahari intege nkeya hazabonera, ahari gusubira inyuma uzakira imbaraga zigusubiza imbere, ahari gusonza hazaboneka guhembuka, ahari intege nke hazagaragara imbaraga, ahari gucogora hazaboneka gukomeza mu izina rya Yesu. Ese niki twakora nk'abanyamasengesho? Niki twakora nk'itorero? Niki twakora nk'abanyakinigi? Niki twakora nk'abanyarwanda? Niki twakora nk'Afurika? Ndagira ngo nkubwire muri ubwo budasa tugiye kuganira ku ijambo ryitwa gusaba,
cyangwa se gusenga. Haleluya. Ndetse nkwereke uburyo ushobora kubona imigisha mu buryo bunyuranye, kandi inzira ibaye imwe gusa, iyo nzira ikaba urufunguzo rw'ibyo byose, kandi bikagushoboza guhura n'Imana nk'uko ubigomba. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Hari abantu Imana yahaye amasezerano kwizabagirira neza, abandi irababwira nzabatabara, abandi irababwira sinzabasiga, abandi irababwira rwose mwihangane, n'igihe gito y'intambara zikagira gute, zikarangira, ariko bwacyo ukabona ziriyongera, bwacyo ukabona ibibazo biriyongera ku bwinshi, ariko ukibaza ko Imana mwavuganye ibeshya. Haleluya. Ariko ntabwo ibeshya. Ndasubiramo ngo ntabwo ibeshya. Imana ishimwe cyane. Reka dusangire rero ijambo riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Turasoma mu bice byaho bibiri, ndaje mbamenyeshe umurongo, ariko manze nshimira abantu. Ndashimira abantu basize imirimo yabo mukaza imbere y'Imana. Ndashimira n'abashyitsi badukunda basize inyungu zabo bakaza kubana natwe muri aya materaniro. Ndashimira wowe muririmbyi, ndashimira wowe uko uri kose kuba wiyemeje gufata uyu mwanya ukaza kwinjira muri gahunda y'amasengesho uyu munsi. Ndabigushimiye kandi mwifurije umugisha w'Imana, mwifurije imbaraga ndetse no kubohorwa na Kristo kuza ku buzima bwawe. Turasoma rero iri jambo riboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice bibiri, turasoma ku murongo waho wa mbere gusa. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo gusabira abantu bose. Iri jambo muraryumvishije neza? Ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere, byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Imana iduhane umugisha. Mana, kubwira ijambo udusobanurira icyo dukwiriye kuba no gukora mu gihe nk'iki, bizadufasha kuguhesha icyubahiro no kukuramya no kukunezeza muri byose. Urakoze. Amen. Ndetse natwe bikadutera kugira ute? Kunguka. Aleluya. Aya magambo dusomye ni amagambo magufiya cyane, ariko ni amagambo y'imbaraga, ni amagambo adasanzwe, ni amagambo afite uburemere buremeye cyane tutabasha gusingira uyu mwanya. Ariko ndagira ngo umwuka w'Imana tumaze guhamagara ngo amanuke kuri twe, adufashe kuyasobanura, atwigishe kuyumva, adushoboze kuyamenya, atunezereze muri yo, kandi adushoboze icyo Imana ishaka kuvugana natwe inyuze muri yo. Uwo mugambi udukingukire, uwo mugambi udusoreho, uwo mugambi ukuzeho. Haleluya. Uze mu rugo rwawe, uze mu rubyaro rwawe, uze mu gihugu cyawe, uze mu itorero ryawe, kibe igicaniro kitazima cyaka ibihe byose, ndetse uko bukeye n'uko bwije ujye ubona hari icyotero Imana izamuye kubwira ijambo. Imana iduhane umugisha. Aleluya. Ese kubera iki dusenga? Ni ngombwa ko dusenga? Birakwiriye ko dusenga? Mama Kiyongoza aravuze ati nibyo, ni ngombwa ko dusenga. Imana iguhe umugisha. Impamvu dukwiriye gusenga ubudasiba nuko ariyo nzira imwe tuba connecte n'Imana, nuko ariyo nzira imwe twakiriramo ibisubizo byacu nk'abanyamasengesho, nuko aribwo buryo bumwe tuboneramo amahoro n'umutekano, nuko ariyo nzira imwe tubonamo ubwisanzure cyangwa se umudendezo. Mu ndimi z'amahanga bavuga freedom. Haleluya.
Yesu nashimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo irya mbere rya byose. Ni ukuvuga hari ibya mbere byinshi, ariko mbere y'ibintu byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose gusenga no kubana n'Imana. Buriya umuntu ukubwira tujye mu nzu y'Imana nuko aba agukunda. Umuntu ukubwira tujye imbere y'Imana nuko aba akwishimira. Njye iki gitondo nazindukanye umubabaro munini cyane, nazindukanye umubabaro ukomeye cyane. Ndagira ngo nawe umfashe muri uyu mubabaro. Ariyo mpamvu twagize topike ivuga ngo gusenga. Gusenga birabohora, gusenga birakiza, gusenga biratabara, gusenga birarengera, kandi gusenga bigira umumaro. Haleluya. Ese koko biramugira? Ndabihamya, njye ndi umugabo wo kubihamya. 2012, 2013 habaye inkuru y'incamugongo mu gihugu. Icyo gihe nibwo nari maze kubona igarade mu bintu by'iyobokamana, maze gusengerwa kuba umuvugabutumwa cyangwa se mwarimu. Nari kumwe na Apostle Gatangaza. Inkuru irumvikana mu gihugu hose ngo umugabo bita Apotre Paul Gitwaza ngo afite isanduku iwe mu rugo n'inzoka ngo agendana mu ikoti, ndetse ngo yabwiye umugore we ko agiye muri Amerika, hari icyumba ngo atajyagamo. Nuko ngo abonye umugabo agiye, nawe ngo ajyayo. Agezeyo abona isanduku, arikanga, ayifunguye abona Paul Gitwaza nimwe yiryamiye. Niko ko narinzi ko yagiye muri Amerika, ugeze mu isanduku gute? Ati ndahumaniwe. Haleluya. Icyo gihe nari kumwe na Apostle Gatangaza, ndamubwira iyo nkuru iri ukuri, iri kinyoma, mafu, ariko dukwiriye gusenga. Kuki bititiriwe undi muntu? Kuki iyo nkuru idahagurutse mu bapagani? Kuki iyo nkuru idahagurutse mu kabari? Kuki iyo nkuru idahagurutse muri night club, ikaba ihagurutse mu nzu y'Imana? Njyewe ntabwo nigeze nsengera muri Zayoni yayoborwaga na Gitwaza. N'uyu munsi ntabwo nisengeramo. Ariko ishyaka ryanjyaga ntabwo ari ishyaka ry'amatorero, kuko muri njye ntabwo njya ngira intambara z'amatorero. Njyewe njya ngira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Icyo kibazo nkibaza Apostle Gatangaza, ndamubaza ni kuki ibihagurutse kwa Gitwaza uyu munsi byahaguruka n'iwacu, byahaguruka mu rugo iwawe, byahaguruka muri karitsiye urimo? Ndangije ndamubwira njyewe ndumva mfite gusenga amasengesho y'ubutayu y'iminsi 3. Ngiye gusengera Apostle Gitwaza, kuko naho yaba ari mu iyo sanduku, naho yaba agikuzimu muri iyo sanduku, ibyo ntibindeba. Njye ndareba intama yarashumbye, ndareba umurimo yarahagarariye, ndareba abantu yabwirije ubutumwa bagakizwa, ndareba abantu bihariye kubwe, ndareba abantu barokotse kubwe, Satani ashaka kubiburamo icyo yarabibye muri bo. Apostle arambwira ati, muhungu wanjye, ndagukunda kandi nkunda kugira ibitekerezo byiza cyane. Icyo gihe turasenga, twasengeye hara ku musozi wa Rubavu. Twasengeye iminsi 2. Ku munsi wa 3 twagiye gusoreza amasengesho hariya Mbuga Ngari ku rusengero rwari ruhari. Haleluya. Ndashima Imana ko kuva uwo munsi kugeza ubu iyo nkuru itarongera kumvikana. Ndashima Imana ko kuva twasenga ayo masengesho iyo nkuru yarayobye, yaribagiranye. Apostle Paul Gitwaza umunsi ku munsi niko atambutse ubutumwa, umwaka ku wundi niko atambutse ubutumwa. Itorero yarahagarariye hajemo intambara nyinshi cyane, ariko kuko Imana izahagarara ku jambo ryayo ikaririnda isezerano yasezeranije abantu bayo, ikarihagararaho na n'uyu munsi. So
Zion Temple irimo iraguka, igeze kure, ndetse uwo apostle bavugaga aracyayihagarariye ku isi, ntabwo ari mu gihugu gusa. Ndagira ngo mubwire ngo nawe bakwibazaho, nawe bajya bakuvuga, ariko ukimbabaza nuko abanyamasengesho muri iyi minsi babavuga namwe mukivuga. Mbabazwa nuko abakristo muri iyi minsi babarwanya namwe mukirwanya. Iyo bajya gufata umwanya w'amagambo bakavuga, nawe ugafata umwanya ukavuga, burya mwese muba mwabaye bamwe. Fata umwanya usenge, fata umwanya wiherere, fata umwanya uganire n'Imana, uyiganirize. N'iki gikomeye kiriho mwene data, abantu babujijwe imigisha kubera umunwa wabo, abandi babujijwe umugisha kubera ibikorwa byabo, abandi babujijwe umugisha n'inzira bacamo. Iri kuvamo ni amavuta kuba byakira, iri kuvamo yaba ari umunezero kuba byumva, cyangwa iri kuvamo ni inkota icyayi isogota bene so, ivunagura abaturanyi, ivunagura abakumva, ica intege abakuzi. Nta jambo rirema rikuvamo, nta jambo rigerera ibyiringiro rikuvamo, nta jambo. Ariko Mana we, subiza amaso inyuma, hari icyo wakora uyu munsi. Ijambo riratubwiye ngo irya mbere muri byose, haleluya, ndaguhamagarira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, haleluya. Kwegera Imana, bingingira gusengera igihugu, bingingira gusengera itorero, bingingira mwifatikanye, bingingira mugendane, haleluya. Bose reka nkubaze, uruzi ko Apostle Gitwaza ntabwo yigeze arambirwa? Yakomeje arasenga, yakomeje ayobora Zion, yakomeje avuga ubutumwa bwiza. Abantu barahagurutse muri Afurika baramwanga, no ku yindi migabane, nta mwuka w'Imana umuriho, ni umukozi wa Satani, agiye kuzimu. Ariko akomeza agira ute? Arasenga, kugeza umunsi Imana yagize ute? Yamwibutse. Uyu munsi Zion iracyariho, uyu munsi ubutumwa buragenda, kandi izina ry'Imana ryakomeje kwamamara, haleluya. Hagarara nka Apostle Gitwaza. Ntabwo abantu ibihumbi bavutse ngo bakuvuge neza, si n'itegeko. Satani yaba ari gukora ikizi? Hari impamvu bakwanga rero, hari impamvu bakurwanya, hari impamvu bakuvuga, hari impamvu bakwigaho. Ese urakizi? Nuko imbuto iri muri wowe ari iy'umugisha, nuko imbuto iri muri wowe ari iy'imbaraga, haleluya. Reka turebere hamwe ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice 17 umurongo wa 21. Ngo bose babe umwe nk'uko uri muri nge, Data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ijambo rivuga ngo intambara zitabayeho ntacyo wabona cyo kuvuga. Intambara udahuye nazo, utazirwanye, nta ntsinzi wazavuga. Wazavuga iyihe ntsinzi? Wazavuga uruhe rugamba utarwanye? Haleluya. Impamvu bakurwanya ni ukuri umunyamugisha. Impamvu bakuvuga bakagutindaho nuko hari isezerano barwanya muri wowe. Uhakana imbaraga z'Imana, uhakana ubutwari bw'Imana, uhakana ineza y'Imana, usubira inyuma. Urimo kunyumva? Icyo nicyo Satani ashaka. Satani ntabwo ashaka ko wiyiriza ubusa. Satani ntabwo ashaka ko ubana n'Imana. Satani ntabwo ashaka ko ugendana n'Imana. Ese muramuzi mu isaha y'agaciro ikintu Imana ikora ku buzima bwawe? Nuko ikubohora, nuko ikugirira neza,
nuko igutabara, nuko ikurengera. Haleluya. Mu gihe cy'agaciro n'iki ngiki Imana ireba imbere zayo, bya biryo wiyimye. Buriya abantu kenshi mu buzima bwabo barikunda. Iyo Imana ikubwiye ngo senga, ibigira ngo irebe koko ko urukundo rwawe ruri ku rugero rufatika rwo kuba washobora kwanga ibiryo atari uko wari uryanze, ahubwo kubw'uko gukunda Kristo. Icyo ngicyo nicyo Imana ikunda kurebaho na kenshi, ikabohorera abantu iki? Imigisha. Umuntu yanze kurya kubera kunsenga, kubera kumpimbaza, kubera kundamya, reka nururuke numve umusabe bwe, reka nururuke muhereze umugisha, reka nururuke numve amasengesho ye, reka nururuke mutabare, reka nururuke muteze intambwe, reka nururuke muhindurire ubuzima, reka nururuke mugirire neza, reka nururuke mukize, reka nururuke muhereze imbaraga, reka nururuke mbane nawe. Haleluya. Reka nkubwire ngo abagusebya bose nusengura batsinda, kandi Imana iraguha kubaruta. Ariko nudasenga azagucogoza wibone wageze no mu rwobo. Haleluya. Wari uzi ko Satani yururuka? Haleluya. Kubwo kurwanya imigisha n'isezerano ry'ibyiza ku buzima bwawe, akakwereka ubwiza n'uburyohe bw'icyaha kurusha imigisha Imana iguha. Kenshi ntabwo amajwi y'Imana azaboneka mu matwi yawe ari menshi. Ariyo mpamvu ushobora gusanga usenga ku wa gatatu no ku cyumweru, utekereze ko iyindi minsi yose Satani aba ari kurungarunga aho hirya, kongorera, kubwira, kubeshya, akwereka, agushuka, kuvana ahantu akujyana ahandi akwereka ibindi. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga gusenga. Ese ujya wibuka gusengera n'abo wita abanzi bawe? Umwanzi wacu n'umwe ni Satani gusa, ariko hari igihe ubana n'umuturanyi nabi ugahita umwita umwanzi. Wagira umuvandimwe mubi mwaba mubanye nabi ugahita umwita umwanzi. Reka da, fata umwanya umusengere, kuko ni Satani wagusabye, agusabira muri we. Ni Satani wagusabye, agusabira kuri we. Ni Satani waguteye, aguterera muri we. Ahubwo ba maso, hagurukana iyo ntwaro yawe yo gusenga, maze umusengere. Uwo Satani azatsindwa agende. Niba twarashoboye gusenga amasengesho y'iminsi 3 turi babiri, Imana igakora icyo kintu cy'igitangaza kikaba, iyo nkuru se hari umuntu utarayumvishije muri mwe? Ntabwo mwayumvishe. Abantu bayumvishije bo mushyire hejuru turebe. Yes. Ndagira ngo mubwire ko mu kibazo cyawe urimo. Haleluya. Hari abantu bakizi, hari n'abantu batakizi. Hari abantu bakuzi, hari n'abantu batakuzi. Ariko ndagira ngo mubwire ngo Imana yohereje umuntu gusengera mu buryo bwawe bwihishwa wewe utazi, kugira ngo uve muri icyo kibazo, kugira ngo ubone igisubizo cyawe, kugira ngo ukingurirwe amasezerano yawe, kugira ngo wakire imbaraga z'Imana. Birashoboka ko hari n'abakuzi bazagusengera, ariko hari n'abatakuzi Imana ihagurukije kugira ngo basenge ubone igisubizo. Kugira ngo ngende nzane umubyeyi tumusengera, ariko mbere yo kumusengera anihane. Uranyumva? Ayo materaniro umubyeyi ndamubwira ngwino dusenge Imana, ariko hari n'iby'imishuriye. Imana inyeretse warashatse ubuzima biranga, inyereka warashakishije biranga, ndetse ugera no ku rwego utanga mu mwana wawe igitambo kugira ngo uronke amafaranga. Amafaranga urayabura, na zero wari ufite irabura. Umugore ati ibintu uvuze ni ukuri kuzuye, ahubwo Imana imbabarire, rwose niko bimeze. Haleluya. Umugore amaze kwihana, uwo munsi
yatashye ajya gusinya akazi, atangira gukora akazi. Aleluya. Wa mwana batanzemo igitambo, abadayimoni baragiye baramuzunguza, bamukubita hirya bamukubita hino, ariko malheureusement Imana iramukiza, nawe arahaguruka nanone. Aleluya. Nawe uyu munsi wihannye, Imana ishobora kukugirira neza. Nawe uyu munsi watuyuka bwiza Imana ukuri, ukavana inzigo, uburakari, ukavana ishyari, intambara, ukavana umutima muri wowe, Imana yakugirira neza. Imana yumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Haleluya. Kandi Imana ijya yita ku masengesho watanzemo inkunga ahandi. Muranyumva? Imana ihereza amasengesho agaciro utasenze ku bwawe, ahubwo wasenze ku bw'abandi. Yenda ufite abana ntibameze neza, tangira usengera abaturanyi bafite ibibazo nk'ibyo ufite. Yenda ufite umuvandimwe ararwaye, wikwisengera wowe, tangira usengera abarwayi muri rusange. Imana nikiza abarwayi na wa wundi bumukirizemo. Ariko kenshi mu buzima bwa muntu abantu bakunda kwikunda, agatangira akirebaho, njyewe Mana, nyamara ariko Mana waranyibagiwe, ugatangira gucinja Imana inyabinyoma, ugatangira kwita Imana ko yakubeshye, ugatangira kuyigira idashyitse. Ariko iyo uhagurutse ukavuga ati Mana, karitsiye ndayikweretse, karitsiye ndayisengeye, karitsiye ndayizamuye, hagurutse abarwayi barimo bakire, hagurutse ingo zitumvikana zirimo zumvikane, hagurutse urukundo muri korali ruzamuke, hagurutse urukundo mu banyamasengesho bongere basenge bakundanye, hagurutse urukundo mu itorero, amatorero yongere asenge yuzuye ubumwe. Icyo gihe Imana izakora bya bintu, hanyuma nawe watanze uwo musanzu iziguhembe, izikugirire neza. Murimo kumva ibanga ryo gusenga cyangwa ryo gusaba? Ntabwo Imana yita ku masengesho wisengeye ubwawe bwite, ahubwo Imana ihereza agaciro amasengesho wasengeye abandi. Aleluya. Ndabyibuka muri COVID, umuntu umwe yarampamagaye arambwira, none Ezekiel bimeze gute ko mbona ibintu byanze, sinkubona neza, ndakwandikira nkakubura, naguhamagara sinkubone, ndamubwira itumanaho ryanjye rifite ikibazo, niyo mpamvu. Aleluya. Arangije arambwira, nta bushobozi mfite buhambaye, ariko gatoya nari mfite, genda ugureho telefone ijya igufasha gukora umurimo w'Imana. Ubwo insengero zifunze, ariko aho uzajya ura buri mu cyumba, uzajya urasengera abantu mu buryo bunyuranye, utambutse na mesaje mu buryo butandukanye, bityo ubutumwa bugere kuri benshi. Uwo muntu Imana yamukoreye igitangaza, imubohorera umugisha we wari uboshywe imyaka 3. Ndagira ngo nkubwire ku murimo w'Imana, senga, sengera abandi, sengera abanyamasengesho, sengera abaririmbyi, sengera itorero, sengera abaturanyi, sengera igihugu cyawe, sengera ibihugu duturanye nabyo, sengera Afurika yacu, sengera isi muri rusange, sengera n'ibibi biyikorerwamo. Aleluya. Abavuga ngo babuze akazi, ako ni akazi. Imana izaguhemba, Imana izakugirira neza. Ijambo ryarambwiye ngo isi n'ibyuzuye byose ni ibyacu na Data. Niki wayiburanye? Wasenze uburiki, ahubwo wasenze wikunda. Mana mpa imyambaro, dore umuturanyi yaguze baze ihenze cyane, none Mana njyewe ntabwo uri kumbona. Runaka yaguze ikoti, ya nkweto yasohotse nabonye yayiguze. Mana wampaye isambu ko runaka yabonye cya burundu. Ibyo ngibyo babyita amatakirangoye mu rusaku. Urimo urasakuriza Imana, urimo urayitera agahinda gusa.
ijambo ryarambwiye mubanza mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ibindi byose ni inyongera. Izo modoka ureba ni inyongera, ubwo butunzi uvuga ni inyongera, iyo myambaro uvuga ni inyongera, ibyo byo kurya uvuga ni inyongera, ubwo buzima bwiza ni inyongera. Yo, haleluya, haleluya. Wasenga Imana, hamagara Imana mu ruhando rwawe, hamagara Imana wizeye, sengana umutima umwe, sengera bene sko, sengera itorero, senga, haleluya, usabira abandi. Abantu bajya bikora rimwe na rimwe ngo wananga ibyishimo ngo birahenda, ngo naho ngo umubabaro ngo urisana. Ako kantu urakumvishije? Umuntu ugasanga afashe udufaranga yakoreye nka neza ngahe, agiye kudutwika umunsi umwe, ngo wana ngo reka ngo dutwike kabisa, ngo twimanukire, ngo nejo ngo azaba ari umunsi, gahunda ngo ni nta myaka 100. Urimo urihima wowe, urimo urahima imyaka 100 se? Urimo urahima imyaka 100, urimo urihima wowe, urimo urihima wowe. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Muririmbyi yuzuye umwuka aririmba ngo subira kuri ya soko, niho wakirizwa rwose. None reka ninywere inzoga nta myaka 100, reka nisambanire nta myaka 100, reka nigire gutwika nta myaka 100. Yewe harya niyo wari umaze wari uzi ko uzayimara. Undi Imana itugirire neza cyane, baramubeshe baramubwira ati ariko sha, ati uzi uburyo ariko buriya uwambaye ipantaro kumaze wakora ifoto nziza cyane. Noneho arabigerageza, aragenda arayigura, ntabwo yayitiriye, aragenda arayigura nziza imuhenze, arangije aripampa rwose. Buriya igitsina gore hari ukuntu njya ngemera rimwe na rimwe, hari igihe kijya gihiga imihigo kikanayihigura, ibe myiza ibe mibi, akenshi njya mbemera pe kw'iyo ngingo. Arangije ati ntabwo nari mbizi ko ndi mwiza bigeza. Haleluya. Amaze kwibona ko ari mwiza yaratashye uko. Bagenzi be koko ntibari bazi ko ipantaro imureba gutyo. Yari afite umuhungu bakundanaga, nawe ngo abone iyo foto yishime, birangira bamuroze, arapfa. Kandi azize ko yibonye ko ari iki, ko ari mwiza, arapfa. Bagenzi be baricuza tese nubwo tumwishe ariko niko twanamushutse. Yamaraso atangira kubarya, yamaraso atangira kubagendaho, yamaraso atangira kubatera ikibazo, ndetse umwe arasara arirukanga, arasara ariruka. Na wa mugabo yarashaka kureka iritani yabakimubonye, rwa rugo rwe yashakaga kujyamo ntiyarujyamo, undi abura ubwenge abanyikirindima, ntiyavuga ntiyagira ikindi kintu akora, mbese abaho ameze nka bubu ari kiragi. Ndagira ngo mbabwire ngo ishyari ni ikintu kibi. Ishyari ni umuriro utwika kandi utwika nabi. Uramenya utazitwika mu gihe cyo kwihesha amahoro cyangwa umugisha. Ijambo ryatubwiye ngo tugire ubumwe. Reka itorero tugire ubumwe, reka abaririmbyi tugire ubumwe, reka abanyamasengesho tugire ubumwe. Va mu mashyaka y'amatorero. Ntabwo Imana yigeze irema itorero, Imana ntabwo yigeze irema idini. Imana ikeneye ko njye nawe tugirana relation nziza iduhuza n'Imana. Imana ikeneye ubumwe bwanjye nawe ko ubwo kuramya Imana. Imana ikeneye ko ubumwe bwanjye nawe ubwo guhimbaza Imana.
hari abantu bajya barwana intambara z'amadini, wajya kumva ngo bana ngo abasilamu ngo basenga ngo bahennye, ngo ngewe ngo ntabwo mbakunda. Urabaremye. Ese buriya shehe cyangwa haji ashobora kujya imbere akabwira iteraniro ati mujye kwiba rero bana nyoboye, mwewe nakujije mu buryo bw'ijambo, nuko mugende murwane, mugende musinde, mugende musambane, mugende mubeshye, ibi byose mubikore. Ubushehe cyangwa haji yajya imbere mu musigiti agatinyuka ayo magambo. None se buriya padiri, hari abantu bajya bakiritika ngo padiri ngo yirirwa ari muri ngo ku izina ngo ry'Imana Data ngo nta Mwana ngo nta Roho ngo Mutagatifu ngo amen, ngo biriya bintu ngo abarukumandwa, ngo biriya bintu ngo abarukuraguza. Oya, ubu padiri uretse kiritike, erega ukwanga aravuga ngo dore uko gisa, ukwanga avuga ngo dore uko kireshya, ukwanga avuga ngo dore uko cyumva nabi. Padiri yabwira abantu ngo mujye kwiba? Padiri uriho umwuka w'Imana yabwira abantu mujye kurwana? Padiri yaho mugenda mukora ibyaha? Mwibeshyera amadini, mwibeshyera amatorero. Niba shehe avuga ngo mwigire neza mukizwe, mwihane muve mu byaha muzabona Imana, padiri akavuga gutyo, padiri akavuga gutyo, wowe urinde wo kujya wicara uvuge ngo ngewe ndi umwadeperi rwose, adeperi itateranye sinaterana, burya ngewe ndi umwangirikani, angirikani itateranye sinaterana. Reka ngubwire ko ayo matorero azarangirana n'isi, ayo madini azarangirana n'isi, ariko Kristo akeneye umutima wawe wo kwera no gukiranuka. Ko ushaka gusubizwa vuba ahaguruka asengere bene isi, ahaguruka asengera abandi. Haleluya. Muri aya materaniro nubwo Imana duteranije, iri joro nabonye Imana ikora igitangaza, ndetse ibyo yanyeretse nibyo igiye gukora. Imana nuko igiye kubohora kuri uyu munsi. Mpora mbasengera iteka, mbora mbasabira buri munsi, mbora ninginga Imana ku bwanyu, mbora mbwira Imana ngo ihindure ubuzima bwanyu. Bwa mbere na mbere ibaha agakiza ku buntu, ibahereze imbaraga z'umwuka wera, ibuzuze urukundo n'amasengesho y'ubudasiba, ibahereze kubohoka rwose no gukizwa kubonera abanyamahanga, ndetse bigafasha na bene data muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu uyu mwanya ngiye kubereka igitangaza muri aya materaniro. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Nindi uri kumva Imana yabohora umuntu muri aya materaniro, Imana bampera umugisha. Nindi uri kumva Imana yakora igishya kuri uyu munsi, nindi uri kumva Imana yagirira neza undi muntu atari wowe bwite, nindi uri kumva Imana byibuze yarengera karitsiye naho we yasigara, ariko karitsiye igasigara ishima Imana. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo arikunda ubwabo, haleluya, ntabwo bazambona, ariko abiyanga ku bwanjye abo bazambona, ndetse bazabona na Data wantumye. Imana itugirire neza cyane. Ye muko haguruka wegere hino. Uyu nguyu egera hino, egera hino. Uyu nguyu Imana irashaka kumukiza uyu munsi. Hagarara hano. Aha ni ku gicaniro. Iki gicaniro cyake ku buzima bwawe, iki gicaniro cyake ku mibereho yawe, iki gicaniro cyake ku buzima bwawe uhereye none. Uyu nguyu murimo kubona hano, Satani yaramusabye aramutwara. Buriya n'ubu yicaye hano mwabonaga yicaye, ntago yarahari, ndiho ndakubeshyera.
uyu nguyu mureba arara mu ntambara akirirwa mu zindi, ubuzima bwe buriho nta ntego, ntazi izina ryiwe, ntazi icyo aharanira, mbese ni mbona bucya. ndiho ndakubeshyera? oya. niyo mpamvu mbabwira ngo musengeshe umwuka iteka. hari icyo Imana ishaka gukora kuri we, hari icyo Imana ishaka kubohora kuri we. uyu nguyu abadayimoni bajya bamutwara bakamuhingisha nijoro, bugacya yavunaguritse, bugacya ameze nk'udahari kandi ari muzima. ndagira ngo abantu musenge mu mitima yanyu, ndagira ngo abantu musenge mu mitima yanyu, kuko tugiye kumubohora muri girwamana yajugunywemo, tugiye kumubohoza mu myuka mibi yashizemo. ahangaha yageze ni mu gicaniro kitazima. uyu muriro ugiye kwaka ku buzima bwe, uyu muriro ugiye kwaka muri famiye ye, uyu muriro ugiye kwaka mu ntambuko ziwe, kandi agiye kuva ahangaha yabaye mushya, yahindutse icyaremwe gishya mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. ese namwe muri mwe hari uri kumva Yesu yamutakira, yamuganyira? kuko hari iminsi myinshi twaririye abantu, hari iminsi myinshi twaganyiye abantu ntibatwumva, ariko bibwire Yesu, niwe ushobora kukumva, niwe ushobora kukurengera, niwe ushobora kugusubiza kandi agakora ikintu gishya ku buzima bwawe. hari ikizakwereka ububohe bw'umuntu, abandi nuko bazakoma mu mashyi nta kibazo, nibahaguruka we ntacyo bimutwaye, ntabwo azi ibintu barimo. kubera iki? yaraboshywe, yaricariwe, imbaraga z'umwijima zaramugose, zaramumize mu nguri. haleluya. icyo zari zisigaje kwari ukumuteza umutima agapfa. haleluya. hari inkuru mudashobora kumva. iyo mbabwira ngo nazindukanye umubabaro, hari ikiba cyambabaje. mbabajwe nuko abantu basenga Imana bahorana intambara ubudasiba, bahorana ibigeragezo bitava ku muryango, ariko nzanye ijambo ry'ihumure rivuga ngo noneho byose birarangiye. pfukama hasi dusenga Imana. Yesu agiye kugukoraho, Yesu agiye kukubohora, Yesu agiye kukurengera, Yesu agiye kugutabara. Paselevo zopelete de se trave. ndasenze kubw'umuja wawe, ndasenze kubw'umuja wawe, ndasenze kubw'umuja wawe. reka imbaraga zawe zururuke kuri we, reka imbaraga zawe zibohora zize kuri we, reka imbaraga z'umwuka wera zimuzeho. ndamubohoza mu mbaraga z'ibigirwamana, ndamubohoza mu mbaraga z'abacawi, ndamubohoza mu mbaraga z'ibimuraza amajoro bimuhingisha, ndamubohoza mu mbaraga zibimutwara zibikajugunya ubwenge bwe, bigatuma abura ubwenge, bigatuma imitekerereze ye iba ntawe, bikamutera kwibagirwa. ndamusengeye cyane, wambwiye ko abo nzaramburaho ibiganza bazakira. niyo mpamvu mubohoje muri izo mbaraga z'umwijima, niyo mpamvu mubohoje muri izo mbaraga z'abacawe. ndamubohoza, ndamubohoza, ndamubohoza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. ndamushyira mu maboko yawe, ndamushyira mu maboko yawe, ndamushyira mu mbaraga zawe. ni weho wamuzanye uyu munsi kandi ugamije kumukiza, ugambiriye kumugirira neza. niyo mpamvu nanjye natuye umugisha kuri we, niyo mpamvu nanjye natuye umugisha kuri we. uhereye uyu munsi n'ibihe byose ndavumye imyuka mibi, ndavumye imbaraga z'imiryango, ndavumye imbaraga z'abiheko, ndavumye imbaraga z'ibimugota mu izina rya Yesu. ndamugotesha amaraso yawe, ndamugotesha imbaraga zawe, ndamugotesha kurengera kwawe mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka umwuka wera muzeho, reka umwuka wera muzeho. Imbaraga zibimufata umugongo, izibimurya mu nda, ndazisenye, ndazisenye, ndaziribase, ndaziribase, ndazijugunye. Umwuka wo kwiyumvira, umwuka wo guceceka, ari nta kintu kizima cecekanye, ndawusenye, ndawusenye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Yesu, reka zimuzeho, reka zimukoreho, kandi zimushoboze muri byose n'ibihe byose. Urakoze. Amen, amen, aleluya. Haguruka. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo uyu mwanya urimo kumva hari imbaraga nshya zikujeho. Ndagira ngo ugire icyo ubwira bene data twateranye kuri ubu, ndetse n'uburyo umucyo akuviriye. Yesu nashimwe. Muri iriya minsi ya Noheli n'Ubunane nari ndembye. Ubwo umuntu ampa nimero za pasiteri aransengera ari nijoro ndembye, buca norohewe kugeza na n'ubu ndacari muzima kandi nta wundi mutima nkoye. Ni amasengesho yankishije ya pasiteri. Nari meze nabi, ndwaye amaguru, ariko ubu ndi kumva hari ukuntu bimeze. Ndashima Imana. Genda wicare kandi humura, ntabwo uzapfa gupfa. Humura, abagambiriye kukujugunya mu rwobo ntabwo uzarugwamo, kandi abashaka gutabika ubuzima bwawe ntabwo bizemera. Yesu ari mu ruhande rwawe, kandi Yesu ni umucunguzi wawe. Rero genda wicare kuko Yesu agutabaye. Yesu wacu nashimwe cyane. Erega Imana irakora. Imana ijya imenya imiremererwe yacu, Imana ijya imenya intege nkeya zacu, Imana ijya imenya aho dukeneye ndetse n'aho duhurira nayo. Haleluya. Wowe senga, wowe izere gusa, wowe bana n'Imana. Haleluya. Ni ukuri naho abantu bari bamaze kuvuga wowe uyu mwaka ntabwo uwurenga, ariko duhamagaye Imana, Imana ikongerera iminsi yo kubaho, ndetse n'uyu munsi uracyariho. Si uko babikoze bapfuye, bariho nabo. Babonye ko umwaka wawutambutse bahari, babonye ko uyu munsi wabyutse bahari, uyu munsi urimo uragenda bahari, n'uyu uzawurangiza bagihari. Imana izakugirira neza bagihari, Imana izagutabara bagihari. Humura, yitwa Nihemuka, niyo mazina yayo. Haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana, kuko suriya gusa, hari n'abandi Satani yagiye akurura. Ndagira ngo nabo tubasengere mu buryo budasanzwe. Urapfukama aho uri, weho urota urimo urarya inyama, weho urota watembereye mu kabari, weho urota urimo gusambana, nta mugabo ufite, nta mugore ufite, weho urota uri mu bihe bidasobanutse, kandi izo nzozi wanazirota bugaca wazibagiwe. Imana yampaye ibimenyetso byinshi by'abantu ishaka gutabara no kurengera. Pfukama hasi, ineza y'Imana igiye kukuzaho. Pfukama hasi, imbaraga z'Imana zigukoreho. Pfukama hasi, imbaraga z'Umwuka Wera zongere zikugarukeho. Ijambo ryarambwiye ngo hahirwa abayoborwa n'Umwuka Wera, kuko ngo nibamara kwemerwa, nibamara kunesha, bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Birashoboka ko none Yesu ari we ashaka kugirira neza. Birashoboka ko uyu munsi Yesu ashaka kugutabara. Imbaraga z'Umwuka Wera zari zikugiye kure, ariko uyu munsi Yesu yongeye kukuvubira, kuko ijambo ryarambwiye ngo hahirwa abamwizera nk'Imana ya Yakobo, ngo nuko nawe akababera ibyiringiro. Kugubwa neza, bakingurira amashimwe, basohora
bongereza amasezerano, bongerera agakiza, bazamure mu buryo bw'umwuka, bagurire gukira. Izina ryawe ryamamare. Haleluya. Turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye kubw'imbaraga zo gusenga, turagushimye kubwo kudutabara, turagushimye kubwo kutwitaho, turagushimye kuko ubohoye benshi muri twe, kandi ukaba utugiriye neza, ukaba utwongereye imbaraga z'umwuka wera, ukaba urushijeho kongera kubana natwe. Tukuragije byose bisigaye imbere y'amaso yacu ngo tuyoborwe nawe kandi tunesherezwe nawe, kuko uri Imana y'ibyiringiro bizima, kandi uri Imana y'amahoro, uri Imana y'umutabazi, uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen, amen, amen. Imana ibampere umugisha kandi Imana ibagirire neza cyane. Imana irambwiye mbwira abantu bihanye kubwira ijambo, mbwira abantu bapfukamye kubwira ijambo, ko imbaraga nshya z'umwuka wera zibagarutseho, ko imbaraga z'ubutabazi zibajeho. Imana ibakinguriye igisubizo gikomeye ku buzima bwanyu. Imana ibakoreye ikintu kidasanzwe ku mibereho yanyu. Imana ibakanguje imbaraga n'ubutwari bwayo kuri mwe, kandi Imana ije gusenya ibyari bije kubasenya. Imana ije kubambura imbaraga zipfunwe ndetse n'izo guheranwa n'ibigeragezo. Imana ibavanye muri iyo sayo y'umubabaro, Imana ibasunitse imbere mu bisubizo byanyu, Imana ibagejeje, haleluya, mu mugambi wayo mwiza kuri mwe. Zamura ibiganza utere haleluya, zamura ibiganza utere haleluya. Abantu bari kumva mwabohotse mutere haleluya, abantu bari kumva mwabohotse mutere haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Imana ni nziza kandi irakomeye. Haleluya. Munyemerere muzamure ibiganza. Imana igiye gukiza abarwayi mu bitaro bashoboye kwizera kubwira ijambo. Imana igiye kubohora abarwayi bari barwaye mu ngo zabo kubwira ijambo. Imana ikijije abantu mu buryo bunyuranye kubw'aya masengesho. Imana ihinduye ubuzima bw'abantu batari bake kubw'aya masengesho. Wewe wizeye iri jambo, wewe waryiringiye, wewe hagurutse wizeye kongera gusenga no gusengera bene so, Imana iguhaye umugisha. Imana irakubohoye, Imana irakurengeye, Imana iragutabaye. Urakoze Mana kubwo kutugirira neza no kubana natwe no kuturengera muri byose no kutwongerera agakiza k'ubuntu kubw'izina ryawe Yesu. Urakoze. Amen. Mukomere Imana yacu amashyi.